muri Kigali ariko ari umufana wa siporo. Abenshi barabizi, abavandimwe twaganiriye hari nabo twabanye mbere y'uko uza muri iyi ekipe, ariko ni ekipe bishimira, ni ekipe y'ibyishimo, mbese ni ekipe yanjye yo ku mutima. Nk'uko bivuze umunyarwamagana, ababyeyi banjye abafana ba Rayon Sports, abashuti banjye ba Rayon Sports nibo bampaye, mbese bagiye bagira imbaraga kugira ngo nze muri Rayon Sports. Kugeza isaha ndabyishimira cyane, kandi ikintu mbwira abafana ba Rayon Sports ni uko tuzabaha ibikombe kandi tuzabatera ishema aho bazajya ari hose, natwe tuzajya ari hose. Rayon Sports izaba ari Rayon Sports, kandi Rayon Sports ni ikipe y'intsinzi, ni ikipe yo gutsinda, ntabwo ari ikipe yo gutsindwa. Hari ikintu turi gutegura, ndakeka umukino wa El-Hilal niwo twese turi kureba, turabizeza ko uwo mukino tuzawutsinda kandi muzaze mudafite ubwoba, muzaze mwiteguye ibyiza. Tuzabona ikintu ushimishije kandi intsinzi turabibemereye. Abakinnyi bagenzi banjye bose ndabizi ko iyi ntego dufite kuzabaha intsinzi kuri uwo mukino. Murakoze cyane. Arakoze Tatu. Ariko nanjye ku byo yadusabye sinabura kubivugaho, ngomba kubivugaho nk'umukinnyi kuko ninjyewe uri mu kibuga ndetse n'abakinnyi. Sezi ishize twitwaye neza nk'abakinnyi, abenshi baragiye ariko abahari barabizi urugamba twarwanye urugamba rutoroshye, aho twagezeho ekipi turusha amanota 18. Muri rusange ntabwo abafana, abantu bose bagezeho batuvaho bumva ko bitashoboka, ariko twe nk'abakinnyi kuko tuba tuzi situasiyo y'umupira twumvaga ko bishoboka, ndetse na komite yari ihari, ndetse na Sadat na Tade na Trump batubaye hafi, ndetse na Sitoni batubaye hafi, baturwanaho, babitwumvisha ko tugomba gutwara igikombe. Natwe nk'abakinnyi tugeraho turabyumva, ibyo batugombaga barabiduha, baturwanaho, ndetse tugeraho dukuraho ariya manota 18 dutwara igikombe. Icyo nabasaba rero nk'abakinnyi bashyashya mu kubaha ikaze. Rayon Sports ni ekipe nziza, biragoye kuva muri mukeba ukaza muri Rayon Sports wumva ari ibintu bigoranye, ariko muzagenda muyibona. Ni ekipe nziza, nagiye maze kuyimenyera, nzi ibyiza byayo, ariko namwe n'ikaze ndi kubaha kuko Rayon Sports umuryango mugari, ndetse niyo uje wumva ufite imitima ibiri ugeraho ukayikunda ku ngufu. Ntabwo biba byoroshye ariko urayikunda kuko Rayon Sports iyo utsinda biba byiza, nanone iyo utsindwa ntabwo ari byiza. Ntabwo twabica ku ruhande kuko Rayon Sports ni nziza iyo utsinda, kandi iyo utayihari zihitamo uko bikwiye biragora. Imigabo n'imigambi mwadusabye nk'abakinnyi, amateka twakoze yo kugera muri 1/4 uko mwabidusabye,
tuzabisubiramo kuko twagiye tuganira n'abakinnyi bashyashya, yewe n'abagenzi banjye bakeya barabizi ibyishimo twakuyemo turi mu matsinda. Ni byiza iyo utarahagera ntabwo wakumva ibyiza byaho, ariko nkatwe twahageze turabizi, tuzi ibyiza byabyo. Niyo mpamvu tugomba kurwana uburyo twasubira. Turashimira ubuyobozi, abakinnyi bashyashya twaguze ni abakinnyi beza, reka ko buri mwanya hariho abakinnyi babiri kandi bakomeye. Nta kabuza nka ekipe dufite, ndumva nta rwitwazo. Tugomba kubaha ibyishimo nk'uko mubidusaba abafana, nk'uko mubidusaba komite, kuko ekipe dufite ni ekipe nziza. Nkeka ko tutazagira urwitwazo twitwaza twavuyemo, kuko dufite ubushobozi bwo kuba twagera muri quart de finale ndetse tukanaharenga. Narangiza nshimira komite kuko kugeza ubu ngubu nta kibazo. Nk'abakinnyi ibyo tubagomba kugerageza kubidukemurira. Nkatwe nk'abakinnyi rero ni ideni muri kudushyiraho, natwe rero kugira ngo turikemure turabanza tubashimishe ku cyumweru kuri ya match ya El Hilal. Reka ko ngomba no kubatumira abafana muzaze kuri uyu munsi. Twe nk'abakinnyi ibyo tutabahaye muri Sekafa twasobanuye ko tutari twaramenyeranye, ntabwo twari tuziranye kuko byarumvikanaga. Abakinnyi ntabwo twari tumenyeranye, ariko kugeza ubu ngubu imyitozo tumaze kuyikora, turayikora, tumeze neza, nta rwitwazo nk'abakinnyi. Reka ko kuri uriya munsi tugomba kubaha ibyishimo byanga bikunze, kandi tuzabaha ibitego biri hejuru y'igitego kimwe ku buryo tuzabona. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza. Kapiteni wacu arakoze ijambo avuze.